ngo ubu noneho uburyo bujyanye no kubaka imiryango ya Gikristo ndetse n'uburyo bwo kuyikontorora byahinduye isura, byahinduye ibara sibyo, byafashe undi murongo kuko hari n'amabwiriza mashya. Bona miliyoni ntashobora kubona miliyoni ebyiri, ngo icyo konfirimye uvuze ko nta kintu bitwaye, ko miliyoni ebyiri ntacyo zitwaye, nta kintu ninkeya, yego ninkeya ko zitagorana, ntabwo zigoye. Vuga indi kondisiyo byanye n'ibyo by'amatorero cyangwa n'impinduka z'internet. Rero nifuza ko icyo twakivugaho nyuma, kuko urava abashumba benshi bafite n'uwo mutima uhagaze impagarara mu bashumba ni benshi, ibyo birumvikana. Hari n'amatorero afunguye adafite igihumbi. Aho niho nshaka kutinda, adafite igihumbi, usibye igihumbi baburetse aho ntago ho turi bugendane, atari ukubera yuko ntari kukumva. Ntago byose impamvu narije ntago turi bubihuze. Reka nkubwize ukuri, hari tutari buhuze abantu igihumbi ku muntu ugiye gutangiza itorero, ubwo se byashoboka bite? Icyambere ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze, dore umukiza araje. Nimwibuke Eliya munsi y'umurotemu, isabira gupfa azira mutabara. Dawidi wari umushumba, bimuhindura umwami, kuri bene se bose bimuha icyubahiro. Iyo ni Imana, niyo ni imbaraga, dore iyo ni ububasha kanije gutabara. Iyo ni Imana, niyo ni imbaraga, dore iyo ni ububasha kanije gutabara. Reka tubashimire abantu mwese mudahwema kubana natwe umunsi ku wundi mu biganiro bitandukanye, uko tugenda tubaganiriza buri munsi. Tubana namwe mu biganiro bimwe byitwa ijambo ry'Imana, impuguro ndetse n'uburyo bwo kubakana mu mwuka. Ndagira ngo rombwire abari mu Rwanda ngo umwami Imana bishimire, kandi abatari mu Rwanda namwe Imana ibarindiraho muri, cyane cyane ubwo ndavuga bumva ururimi tuvuga. Ikindi cya kabiri, reka mvuge ngo abari mu bihe bibi, bababaye, barwaye, nukuri Imana y'amahoro ibiteho, Imana y'amahoro ibakize, Imana y'amahoro ibavure. Reka mvuge ngo abari mu bibazo n'intambara mukomere, mugire kwizera, Imana ibahagarareho. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ndakwifuriza kuvuza impundu, nubwo Satani arazi ko uzahora mu nduru, uzahorana umubabaro, ariko uzavuza impundu. Reka nkubwire ngo humura, hari igihe uzacana wake, kubera ko Imana ibereye maso abayitegereje bose. Yego, reka rero mbabwire ko dufite umutumirwa. Mwarimu ntago ari ubwa mbere dusuye, ni umutumirwa tumaze kumenyera kuri Mos TV, ariko kandi ni umushiki wacu tumaranye igihe mu buryo bw'umurimo w'Imana, twakoranye umurimo w'Imana, n'ubu turacyabana mu buryo bumwe n'ubundi, kandi Yesu aracyabana natwe. Nyemere usuza abantu b'Imana, hanyuma twinjire mu mwanya wo gusenga. Ndabashuhuje, mahoro y'Imana nabane namwe. Ni mwarimu Mukase Prudence, ndagarutse kandi ngo twongere tugirane ibihe byiza, tunezerwe. Amen. Ndabakunda kandi cyane. Muherutse kutuganiza ijambo ry'ubwenge ririmo no guhumuriza abantu bakorwaho, kandi rero ni ukuri biba bifite impamvu. Mbone rero kubwira abantu ngo ni munyaruke mujye gukora subscribe kuri Nicyo Gihe. Ubwo ndabwira abo kwa Mos TV, abo tubana. Njye ntabwo njya nkunda kuvuga ngo bantu banjye, oya, ntabwo muri abantu banjye, muri abantu b'Imana, muri abantu Yesu yahamagaye. Icyo akora muri abavandimwe muri Kristo Yesu. Ndabakunda, Yesu abagirire neza. Rero nshuti z'umusaraba, reka mbasabe nukuri mugiye muzamure channel ye, yitwa mwandike Nicyo Gihe TV, bifatanye ayo magambo bafatanye Nicyo Gihe, noneho TV aba ari byo bitandukana. Ubundi ugenzure bari inyigisho nzima, kandi ukore na subscribe
mujye munasharinga iyo nyigisho bigira umumaro. Ntimugakunde gusharinga twa dufilime na twa tuntu tw'udukomedi, mujye musharinga ijambo ry'Imana. Muri abantu b'Imana reka rero mwari reka ngire dusenga Imana, senga Imana kugira ngo nguwo umwanya cyangwa se twinjire muri uwo mwanya wundi turi kumwe. Hari impamvu twicarana, hari impamvu tuganira, hari impamvu Imana iba yashatse ko twicara tukaganira. Mana yacu turagushimiye, bakarama Kristo mwiza, duciye bugufi kugira ngo uduhere umugisha muri iki kiganiro. turakunezerewe cyane, twebwe ntitwabishobora ariko ni wowe wadushoboza, kandi tuguwe neza, turinginga umwuka w'Imana ngo adushoboze. Turasenze ngo ibyo tuganira bizabe ibihembura imitima n'ubugingo. Hejuru y'ibyo turasenze ngo abazabyumva bose bazubakwe kandi bubakike. Ibihe byiza bibe mu mitima yacu, abagushakana umwete bakubone. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Mwari murakoze cyane. Hari ikintu ushaka kugira ngo tuvugeho? Twari kuvuga kuri byinshi, ndabizi ko uba ufite ijambo ry'Imana ariko iryo jambo ry'Imana uri budusomere, ndumva noneho nifuza kuza kurisoma tugeze hagati. Kurisoma tugeze hagati kubera iki? Turi mu gihe navuga ngo gisaba ko abantu bakwiye gukurikirana bakamenya ibiriho ibijya mbere, niko abanyarwanda bavuga, cyangwa muri za mvugo za none ibijya mbere. Mu minsi ishize numva ari mu kwa munani, mu mpera z'ukwa karindwi, mu mpera z'ukwa karindwi habayeho ifunga ry'isengero. Ifunga ry'isengero zitari zujuje ibisabwa. Insengero nyine zirafungwa, basaba buri rusengero cyangwa se buri torero kugira ibyo bakora, kugira ibyo bakosora ku bijyanye n'ibyo basabwaga. Nyine barababwira ati ibyo mwujuje ni ibi, ariko ibyo mutujuje ni ibi. Iyo baza ubu hamaze gushira amezi 7 ashyira 8, izo sengero zigize gute? Zifunze. Hanyuma abantu nyine bamwe barabikoze, arababwiraga ati ni ibigega se, imirinda nkuba, ni ibyuma, ni sound proof, n'ibindi, n'amasuku, ni jardin, n'amapave n'ibindi nk'ibyo. Urabyibuka hasohotse amabwiriza mashya agenga amadini n'amatorero. Ayo mabwiriza ni 6, kandi ayo mabwiriza uko ari 6, bamwe bahise bavuga bati hari abantu batazongera kwinjira mu rusengero. Ariko se nibyo koko abantu ntibazongera kwinjira mu rusengero? Cyangwa ni titire z'abashaka views? Ahubwo nafatanya nabo ngavuga si byose, aho ntago turaba turengereye, ntago turengereye. Ikindi ndagira ngo tuze kwibanda kuri aya mabwiriza, ariko tuze no kuvuga ku bintu bindi. Mware urankundira tuze kuganira parite ebyiri nibura twihuse, turanyuramo twihuta abantu badukurikire. Pariti ya mbere wenda n'ibintu birashoboka tuzongera dufata akanya, ariko pariti ya mbere tuganire kuri aya mabwiriza. Kabiri ariko tuze no kuganira ku kindi kintu, impinduka zitari kurangira muri ADEPR. Itorero ryacu rya ADEPR, impinduka uraza gukomozaho uko ushaka ko tubivuga. Ibihari turabivuga, bivugika, kandi ibyo tutavuga bitewe nuko tutabifitiye amakuru, kandi ntabwo tubereyeho kuvuga inkuru z'impuha. Ariko impamvu navuga ngo zitarangira, urabona ba bantu bitwa abashumba cyangwa abayobozi, agira ngo agiye kugira stability cyangwa se agiye kuba stable, hakaza iyindi mpinduka mukura kuri wa mwanya. Kubera turi abanyarwanda, reka tuvuge mu kinyarwanda kitomoye, bitavuze ko stable uvuze ntazi icyo bivuze, ariko mwabwira abatwumva abagiye kumva ko noneho agiye kwicara agatekana, agashyira ku murongo za nshingano, mu kanya kumva haje izindi mpinduka zishobora kumuvana ahandi cyangwa zikanamuvana mu nshingano burundu, ku buryo ubona ko byateye abantu ubwoba. Kandi bikaba bivugwa ko inama zigiye gukorwa ari izigabanya amaparuwasi akava ku 130 nangahe yari ariho. Wibuke ko mu mpinduka zabaye yari 400 ziramanuka ziba 130. Ubu biravugwa bizobanuye ngo ni amakuru tutafitiye gihamya 100%. Biravugwa ko zishobora kuba zigiye kugabanywa zikaba 30.
mu gihugu hose paruwasi biravugwa ko paruwasi zishobora kuba 30. si izo mpinduka zishobora kuba zimagarara mu bashumba zirahari rwose zitari na ntoya. Ariko icyo nari ngendereye cya mbere twifuza ko tuganira ni icyo ngicyo kijyanye n'izo mpinduka cyangwa se amabwiriza mashya yaje agenga imiryango n'amatorero cyangwa se amadini n'amatorero ya gikristo cyangwa se bigame yiyoboka naguteza amatwi wo numva icyo ushaka cyambere rero Soke TV ni iki urashaka tuvuga iki aya mabwiriza n'amategeko ubwabyo ku bantu bitwa abayobozi b'amatorero cyangwa se kurya mbere numva uko rivuga urakoze hari ibintu ntajya njyamo kubera ko ubwonko bwanjye butabikurura ntacyo biza kumara. Urakoze cyane none wewe wabinose icyambere rero icyambere biravuga ngo kugira ngo handikwe cyangwa se umuryango mushya uvuke cyangwa ubeho idini rishya oya ni ishami rishya yego ntabwo ari idini rishya bivuga ngo niba deperi n'urugero wenda cyangwa ngirikani cyangwa peri cyangwa bagiye gufungura ishami rishya kumwe bita kubyara agomba kwishyura miliyoni 2 zidasubizwa sibyo mu karere ni nka inscription ni miliyoni 2 zitagira gute zidasubizwa bidakuraho requirement zindi zihari. Bivuze impamvu bavuga ko zidasubizwa uzi yariyo nuko ushobora kubisaba ntubyemererwa. Ni icyambere si cyo ni icyambere tugende duhera ku cyambere cyane none icyambere rero ntararengaho mwarimu ko nzi ko ufite inararibonye yenda ibi byo nubwo tutari bubisesengure cyane ko tutari muri iyo nama ariko ese aya mafaranga ko wenda ya madini n'amatorero harakomeye ashobora gufungura ishami akabona izo miliyoni 2 agaterateranya uyu muntu ugiye gutangiza itorero azazibona cyo ni icyambere. Kabiri none se ko ashobora kuzibona ari umunyabushobozi ubu nta muntu uzaba afite umuhamagaro w'inyangamugayo ariko utabona izo miliyoni 2 kandi rwose izindi kondisiyo yazishobora ariko akaba yagongwa n'icyo kibazo cy'amafaranga miliyoni 2 byashoboka none abafite ubukene ariko bashobora kugira ubushobozi bwo gufungura itorero ntibazakora umurimo bafite ubushobozi iyo tuvuze ubushobozi ni icyo utanga nk'ibi turimo gutanga n'ibyo tumaze iminsi dutanga ibyo turi gutanga n'ibyo tumaze iminsi dutanga pastori nta utavunitse nibyo iyo ikintu kije kiba inkuru abantu akaba ariyo nkuru niyo nkuru igezweho nihari rwose benshi b'iki gihe bo bavuga ngo ni inkuru igurishwa ntekereza ko baba batabeshye nuko turi kuri aya ma YouTube byose ni inkuru zigurishwa ntitubihakane amacano nicyo iri terambere nicyo rivuze ifungwa ry'isengero rijyaho yari inkuru iri ku isoko amavugurura abaho nabwo ntago byari biryoshye bagabanya abakozi kandi ntabwo ariyo bikiba bimaze utuzi hanyuma turebe kuri iya mabwiriza cyangwa amategeko urwego rushinzwe imiyoborere rwasohoye RGB ko umuntu ugiye gushinga umuryango mushya agomba kuba hari ishami rishya cyangwa se n'ugiye gushinga irindi dini nk'uko narishinga nkaryita izina yego si byose Galilaya Church Yerusalemu Church ibintu nk'ibyo kuba mfite miliyoni 2 ubundi ngiye kurifungura ntafite ayo mafaranga kuko ngiye kurifungura ngo rimarike kwamamaza ubutumwa bwiza icyo ni ubundi dufungura amadini n'amatorero kugira twamamaza ubutumwa bwiza sibyo hari igihe aba ari rivutse rishya nk'uko umuntu ava mu idini akajya gushinga irye cyane ariko uwo muntu ntekereza ko ntabwo inama yafashe
uwo mwanzuro nari nyirimo ariko Imana yaduhaye ubwenge ko igihe tugezemo Pastor Mose dukizwa muri za 70 ingahe n'abandi batubanjirije vuga butumwa koko ryari taraguka ubwami bw'Imana bugomba kwaguka bukagira gute none muri buri murenge muri buri kagari mu mudugudu hose harimo insengero n'ibiki byose hanyuma rero havuga ngo ese ubu ni igihe cyo kuvuna nk'icyo twabayemo mu myaka yatambutse cyangwa se abantu bamaze kwaguka hakwiye ubumwe bwo kugira ngo abantu babe hamwe ahantu hateye imbere hasobanutse bakomeze bavuga Imana yabo yego Imana yacu ntabwo iri civilize ahubwo ihora ari Imana aho ndakugarura ihangane banze gusubize kuko sindaguha igisubizo gifatika ntabwo urakima rwose ntabwo urakima kandi wantumiye kugira ngo dufatanye yego mpaka ubonye igisubizo n'abandi bafite icyo kibazo yego ubwo uri umupaseri uragifite koko uri umushumba uragifite ntabwo ari icyagiye nyine ntabwo ari n'abantu bose ni ikibazo dusangiye na benshi batari bose ariko wenda na benshi hanyuma rero izi miliyoni 2 ntabwo ari ikibazo koko Prudence ubundi ndashaka gufungura idini cyangwa itorero ntafite izo miliyoni 2 nzajerane iryo dini ngiye gufungura udashobora iyo ni ya mbere ndi bubone ndigoye ariko iyi ntigoye ninjya kurishinga bazazikubaza bazazimbaza icya kabiri uyoboye n'uwungirije bagomba kuba bafite bachelor degree cyangwa se diplome ya A0 ariko mu by'iyobokamana cyangwa se mu bindi ariko akaba agaragaza ko yaba yarize cyangwa se yarakoze nibura amasaha 200 mu by'iyobokamana mu by'iyobokamana njyewe icyo ntabwo ndi bukikubazeho uzi impamvu ntari bukikubazeho nanjye ndemeranya rwose n'abayobozi ko icyo kintu cyari ngombwa kuko umuntu agomba kuba yigisha ibintu azi afitiye ubumenyi bwo kugira ngo witwe mwarimu wigisha abandi nuko nawe ugomba kuba ufite ibyo wize kuba uri umuganga ntago wavura utarize ubuvuzi gukora ibintu umuntu azi yize afite impamyabumenyi sawa aho turi kumwe rwose hari na wowe uragishyigikiye ariko hari abandi cyagonze abo cyagonze bakavuga bati umuhamagaro se intumwa zari zarize he zimwe na zimwe bagenda batanga ingero ariko ntago babujije abantu kwigisha tujye tuvugisha ukuri oya ntago babujije abantu kwigisha ariko ahubwo babujije abantu kwitwa abahagarariye abandi badafite impamyabushobozi ese bazageze no kubigisha ubundi wigisha iki utagiye ibyo nibyo nkubwira nyine niba iki si igitabo no wait iki si igitabo baburetse nanjye bundetse gato sindagera kuri deep ngo ndebe kuwigisha sibyo yego wigisha tube tumuretse kumugeraho ahubwo babanje kuvuga umuntu uhagarariye abandi umuyobozi n'umwungirije ko bagomba kuba bafite degree kandi nibyo noneho rero nitugera no kuwigisha n'uwigisha rwose akwiye kuba afite ubumenyi kugira ngo adatanga ibintu biri toxic ibintu bihumanya ahubwo aba afite ubumenyi azi butuma nawe atanga yanyigisho ye intumwa kuko kirya gihe baravuga ngo ntago zagiraga diplome ariko se none Bibiliya ivuga ngo babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana bibuka ko babanaga na Yesu bivuze ngo Yesu yabanaga n'ababigisha kandi yabazananye nabo imyaka 3 n'amezi angahe 6 icyo kivuze ngo Yesu ni umwigisha mukuru na Gamariyeri umwigisha w'amategeko yaravuze atari ko abantu ko nzi ko batize ariko bibuka kukibibutse babanye n'umwigisha none se ntibabanye n'umwigisha yuzi ko banavuga Yesu yabamamagara bavuga ngo mwigisha yego mwigisha none se umuntu yabo mwigisha atigisha imyaka yamaranye nabo yarabigishaga reka nkubwire abantu rero nibige ngewe njya kwiga ishuri rya teoloji nararyize imyaka 6 ufite diplome yayo ariko nasanze hari ibintu nagiye nshuka abantu ubwo nyine ndashima Imana ko wize ukaba warihana ukaba warabishyize mu teoloji no kwihana hari aho usanga baragiye ubeshya abaturage ukitaka umuti mu ijuru bazarya
ubwo ngiye kuvuga ko batazarya ntiwantera amabuye. Ariko nanjye uvuze yuko batazarya ntitwabyumvikana kuko mu ijuru Bibiliya tubwira ko Imana izatubagira ibi byibushye. Rero zatubwira ukuntu izabibaga niba tuzabinywa niba tuzabyisiga. Imana se yabona ibyo kurya ikabura ubwiherero. Ngewe nemeranya n'umutima wanjye ko Bibiliya irabanga iby'amaso atarabona n'iby'amatwi atumvishe cyane rwose. Garukiraho rero. Reka ngarukiraho ngaho kuko mu ijuru bazarya. Kristo yarazi ko dukunda amazu n'ibiri yatabishyiramo kumukurikira byari kugorana. Byari bugorana. Rero amazu arahari n'ibiryo biriyo. Sawa rero. Kandi ngo tuzanywa na vino y'umurera. Vino y'umurera. Niba kurya no kunywa biriyo rero. Itarimo udutepu. Ubwo rero keraho ngaho. Ariko teolojiya ni ngombwa iyo twayishyigikiye ko ari ngombwa ko umuntu akwiye cyane rwose ibyazi nawe yize kandi bakareba ko yijize mu ishuri ridapfundikanye. Mu ishuri ridapfundikanye cya gatatu. Amatorero cyangwa se n'amadini agomba kugira action plan igendanye n'akarere barimo. Ibyo nacyo ndacyemera kugira ngo action plan ni igena bikorwa cyangwa se igena migambi ariko riviza ku baturage cyangwa se ku bakristo bari muri iyo region. Ugomba kugendana n'iterambere cyangwa n'intumbero aho hantu uri bafite. Urugero niba uri muri quartier itagira ishuri usibye ko ntago bikunze kubaho ariko ukabona harimo amashuri make, garagaza ko nibura ubwo bukeya nawe hari icyo uze kongeramo. Nibura ashyiramo isidi nawe uzashyiramo isidi. Si byose niba wenda ubona hari abantu bashobora kuba bamize ukuntu, garagaza ko uzashyiraho wenda isomero bishobora kujijura abantu cyane. Niba subona ko abantu baho wenda bese garagaza umusaruro cyangwa impinduka iterambere uzaniye abantu. Ni iki uzanye cyagashya kizatuma abantu bari aho ngaho basirimuka bakava mu cyiciro bari barimo bajya mu kindi cyiza kurutaho bari niba ko kuje gukora itorero. Byose si byiza. Ibyo nibyo rwose umuntu ahubwo utabifite we nanjye ntago twavugana. Uragishyigikiye 100%. Mbwira iki kubangamiye. Ariko ntago ari kimbangamiye. Ijwi ry'abandi. Ijwi ry'abandi umushumba ariko no mu ijwi ry'abandi kuko turi ijwi rigera kure. Icyo ni icyakangahe ivuyeho. Ni icya gatatu. Icya kane ni iki? Icya kane bati icya 10 kizajya kijyanwa muri banki. Yego. N'ubundi kijya kuri banki ariko ushobora gusanga umuntu agize impungenge aho none n'ubundi ko cyakwa icya 10 ngo kijya he? Muri banki n'amasimbize menya n'amaturo ibintu nk'ibyo kugira ngo bigende bite. Kunyine ngo kugira ngo hari bikorwe habayeho kontrole ariko ubwo ni ubuyobozi birumvikana. Ubuyobozi buze ukontorora urwego rubifite mu nshingano cyangwa se nkuruhe ntabwo icyo nacyumvise. No nuvuga ngo abo twakomeje kumva bameshoningamo cyangwa bavugamo bashinze ibyo bintu n'urwego rw'akarere cyangwa RGB ko baza kukontorora icya 10. Umugenzuzi ushinzwe kugenzura imari. Umugenzuzi w'imari ya leta bwo mu nzego zitandukanye kizajya gitangwa ariko ngo kinyujijwe kuri banki. Harimo ibintu bitatu bikomeye rero. Icyambere umukristo uko twageraga mu mwanya wo gutanga icya 10 n'amaturo ntituzongera kuyashyira muri cya giseke, ni ukujya tuyatransmeta kuri banki. Ahubwo nge numva cyangwa tuzamara kugitura bagikorectinge collective bajyane kuri banki. Ntabwo nacyo icyo rero uri kwibaza iyo confusion ingana niyo mfite. Reka rero tuvuge tiyo turaha turavuga ntabwo tuvuga positive gusa nahagomba negative naho dukwiye kuhavuga cyane. Icya 10 n'amaturo ntabwo ari itegeko ry'abantu n'itegeko ry'Umwami. Ndetse niba tutemera ko Imana ibaho aho cyaba ari ikindi tuvuze ko itabaho. Ijambo ry'Imana muri Maraki ngira ngo ibice 3 niho havuga ngo uherekera kuva mu bihe bya basokuruza banyu mwanyimye ibyanjye. Nabo barabaza bati twakwimye iki? Mwanyimye icya 10 n'amaturo muvumwa
muravumwa wa muvumo kuko mwabyimanye bati umuntu yakima Imana ibyaye ati mwe mwarabinyimye ariko aho nifuza kuvuga ni mumbi cya 10 n'amaturo bishyitse inzu yanjye ibemo ibyo kurya rero niba hari undi uje kugikura mu nzu akijyana ahandi ubwo biramureba kiba mu nzu y'Imana muzamusomere iriya jambo washyizeho ko cyatangwa kuri ntuzi turaha reka twumvikane mayizi kuba niba twaje aha twari twiyemeje kuvuga yego navuze ngo hari negatifu na positifu cyane byo tubona bishoboka amategeko ajyaho ariko n'abareba hari ayo banenga hari n'ayo bemeza cyane rwose hari ibyo twabonye ko ari ngombwa cya 10 kiba mu nzu y'Imana kikayoborwa n'abagize gute n'abacyemerewe rwose babisigiwe ahubwo cyane niba rero urwo rwego cyangwa se leta nibyo koko amafaranga yose byamaze kuba ubucuruzi birumvikana ariko bimeze natwe abakozi bakorera itorero badutangira ke social yego iyo umuntu bamutangira ubwizigamteganyirize za teperi n'ibiki byose ni ukuvuga ko dufite amasezerano y'akazi icyo gihe ibyo bintu biba byagiye mu itegeko ry'umurimo ariko kandi nkavuga ngo ntihabeho ubugenzuzi kuko icyo cya 10 kirandikwa yego nticyandikwa se kirandikwa gifite komite icyandika nibagenzura ibyo bitabo bareba ibyinjiye ibyo twinjije imisoro yabyo itangwe kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibya Kayizari mu bihe Kayizari n'iby'Imana mu bihe Imana cyane kandi igihugu cyacu ubona ko cyateye imbere kandi gutera imbere kwacyo ni amaboko y'abanyarwanda kandi n'aba bantu bari mu nsengero n'abanyamadini bose ni amaboko y'u Rwanda iyi mihanda urimo kubona za kaburimbo amashanyarazi ibiki byose amashuri iri terambere ryose ni amaboko y'abanyarwanda icyo kintu rero aho nagishyigikira ni cyandikwe mu bitabo kigenzurwe gitangirwe nihashaka habeho IBM yego nihashaka habeho IBM ariko kuvuga ko tuzakinyuza kuri banki ntabwo bizakuba n'ubundi icyo navugaga mware urumva nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo inzu yanjye ibemo ibyo kurya tugira abakene tugira amaturo y'abakene tugira abantu b'abadirigi kwa kundi tumaze iminsi tuvuga bakeneye gufashwa hari ibikorwa bikenewe kugira ngo izo nsengero zigire gute ari n'ibindi bikorwa byito ariko ibyo nibikorwe hamaze kuvamo ibyo leta igomba niyo nabyo bijye gufasha abaturage byo gufasha abanyarwanda icyo wavugaga ubundi reka tube honest yego kera kose imiryango idaharanira inyungu niko bayita yego ni imiryango itegamiye kuri leta ariko idaharanira n'iki n'inyungu kuko imiryango iharanira inyungu cyangwa iviza ku nyungu ikontororwa na RDB za company za koperative ziba mu maboko ya RDB ariko imiryango idaharanira inyungu amadini n'amatorero bo baba mu maboko ya RGB urabyumvishe ni ukuvuga ngo rero iyo miryango ntabwo yo yatangaga icyo bita imisoro kereka gusorera ubutaka bafite urabyumva no baba batanga teperi ku bakozi nyine bisanzwe ariko niba noneho bishobora guhinduka nibihinduke ariko none mu murongo utuma wa muryango utagira ibibazo cyangwa ngo ugongane na leta mu mabwiriza urugero ngewe nuzo ugasanga mvuze ni mutange icya 10 mu rusengero kuko nzi ko ariko amabwiriza meza cyangwa se ariko twatojwe kuva kera ari nako ijambo ry'Imana rivuga uzahita uvuga ati ntabwo uzi ko bagitanga kuri banki ninda kubwiye ngo cyakira hangaha urashaka kukiba urashaka kukigereza sibyo niba hazaboneka umuntu ahubwo icyo nashyigikira kandi nkomeje kuvuga aho harimo akantu ako kantu ntukayikite na gatoya ni kinini cyane ahubwo
inkunga y'amatorero n'amadini byari ibyo ngibyo bya cumi n'amaturo nibyo bakoreshaga. Urabizi ko ari nabyo bihembo by'abakozi ariho bituruka nibyo koko. Ariko hari ibidakunda, niyo byaba itegeko nibyo, ariko hari ibidakunda kuko ikintu ubona kigushaririye ntabwo wavuga ngo kiraryoshye kandi gisharira. Cya cumi n'amaturo nibitangwe mu nzu y'Imana, hanyuma nibirangiza byandikwe bigenzurwe haveho ibigomba gutangwa aho bigomba gutangwa, hanyuma ibisigaye bikoreshwe. Icyo nicyo nari ngiye kusorezaho, nicyo nari ngiye kuvuga, nta n'ibindi binini byacyo, kubera ko buriya kuba bishobora gukurikiranwa gutyo nuko bisobanuye ngo hari icyo leta yagennye abanyamadini bashobora kujya batanga, niba ari buri kwezi n'abari buri mwaka simbizi, ariko kijyanye n'inkomoko cyangwa se kubyinjiye, sibyo? Byari bikwiye kugira uko bigenwa nuko bigenzurwa, ariko bidakumiye uburyo bitangwamo, kuko uburyo bitangwamo bwo nibwo bundi bushobora gutuma abantu bagwa mu mutego, kandi umutego wajyana abantu no muri gereza. Twibuke ko iyo itegeko ryabayeho cyangwa ibwiriza rigasohoka rikemezwa, iyo uryishe urahanwa, kuko uhanwa n'itegeko ririshyiraho, sibyo? Wibuke ko habanza icyo bita polisi, yego, noneho akabaho noneho itegeko rikaza hari polisi zaryo cyangwa se ko rizakoreshwa. Rero polisi y'iki kintu ntago turabasha kuyumva neza, ariko ngewe bisobanuro ntanze ibyifuzo byanjye nibyo. Ibyifuzo byawe nibyo, kandi numva ari n'ababishinzwe batwumve cyane. Ntago tuvuga ku bwacu, nubwo turi kuvuga kubwo kugira ngo tuvuge ko turwanya gahunda za leta, siyo mpamvu itumye turaha, ahubwo twebwe tujya kugaragaza leta nitwe, leta ni umuturage. Ariko ikintu nzi neza ko kizangonga, kandi nkaba mbona byanga bikunda nzagongana nacyo, sindiyambura ubupasiteri, ahubwo n'izo nyungu zajyaga kujya muri leta ntizizaboneka. Iyo zikora ibikorwa remezo ntabwo zizaboneka, cyangwa se abantu bazayafata mu buryo butakeye. Abakristo ndabazi, abakristo hazabaho uburyo bundi bukoreshwe, ariko butume, reka mvuge ngo bumeze nko mu mfupfu, kubera ko umukristo ubundi amenyereye kwisanzura mu rusengero. Iki kirekeraho nakivuze gutyo kuko niko ntumva. Yego, ni nacyo gishoboka. Noneho rero nacyo gifitiye umumaro abagishyizeho nicyo kibafitiye umumaro. Yes. None ikindi ndemeranywa ko ibyo dukusanya byose ku ikintu cyitwa ifaranga cyose, niba umucuruzi bamwaka imisoro bakagira gute, so n'amahoro kugira ngo ibikorwa remezo bigerweho, natwe amafaranga arinjira, ntihabeho ubugenzuzi bwayo, hanyuma ibigomba gutangwa bitangwe, hanyuma binagende. Ahubwo uvuga ngo kuko na mbere hose ntago wenda amadini n'amatorero cyangwa siko se ntiyari amenyereye ko aho hazamo gutanga uwo musoro cyangwa se icyo cyagenwe tutaramenya, sibyo? Noneho niba cyagenwe, kuko ubwo niba mbere bari bafite uwo murongo wo kutagitanga, ubu noneho amazi yayandi, noneho ntihabeho umurongo mwiza utuma abantu batagongana n'iryo bwiriza, bikaba byababyarira iki? Ikosa rituma. Ntabwo wenda nzi neza mushumba niba ayo mabwiriza yagiyeho babanza gutumira abayobozi b'amadini n'amatorero kugira ngo nabo bagire uruhare mu gufatirwa muri izo nzego z'ibyemezo. Ubundi ibyemezo byose umuturage yagombye kubigiramo uruhare, umuturage ku isonga. Niko kandi leta yacu y'ubumwe bw'abanyarwanda imeze, ibyemezo bidufatirwa twagombye kuba tubifitemo uruhare. Nkanjye umpamagaye mu nama ifata ibyo byemezo, icyo ntabwo nacyemera. Yego, cyagorana. Ahubwo nagiha umurongo kandi mwiza ugirira igihugu akamaro, ariko kandi utanahungabanyije uburenganzira bw'amadini n'amatorero mu gihugu gikorerwamo n'ubwisanzure bw'amadini, udahungabanyije icyo Bibiliya ivuga ku murongo w'amatorero cyangwa se ku murongo w'amaturo, kuko buriya Bibiliya nanone icyo wakora cyose ujya munsi y'umurongo wayo
ubwo se bavuga ko gikuye ni cyakangaho ugiye icyo rero cya kane iki cya kane navuzeho twanagitinzeho bavuze ko mu gihe cyose hagiye gutangishwa amaturo bimenyeshwa akarere na RGB kugira gute ntago mbyumvise amaturo ubwo ngiye cyo nabo oya ni mu biterane ubwo ni igihe yabayeho amafaranga yo gutangisha ni ukugaragaza ayo mafaranga agendereye iki ni mu biterane kwa kundi abantu bakora igiterane cy'ubwitange icyo nabyumvise ibyo nitubitindaho tugiye gutanga mitiweli yego tugiye se gufasha abana baterwa inda zitateganijwe babyariye iwabo cyangwa se hari abantu tugiye kuremera udushinga duto tubafasha tugiye kurwanya ibiyobyabwenge tugiye kubaka se hari abantu basenyewe n'ibiza kugira ngo tugire ariko icyo cyo yego icyo cyo vrema umuntu uko abishatse yajya agateranya igiterane yakuremo amafaranga agapakira mu ikofi ye akigendera ibyo rwose iki kintu bakirebanye ubushishozi cyo ntacyo gitwaye bakirebanye ubushishozi kandi ntekereza ko mwarakoze cyane aha hantu kuharebana ubushishozi bayobozi bacu icya gatanu rero dusigaje bibiri ni icyo bita kugenzura imari y'itorero babimenyeshejwe cyangwa batabimenyeshejwe umugenzuzi w'imari ya leta azajya ajya kugenzura amatorero n'amadini abibamenyesheje mbere cyangwa atabibamenyesheje mbere icyo ndacyemera ni ukuvuga ngo ashobora kugenzura dini faso iremperovize cyangwa se iri avizin dini faso yateguwemo cyangwa bategujwemo cyangwa se mu buryo batategujwemo njyewe rero nanjye aho ntacyo bintu ntwaye kuko ibintu byose bigomba kuba bifite raporo ntacyo bitwaye kugenzura ibyinjiye abantu bakwiye no kugira kiriyariti bagakorera mu mucyo sava ntacyo binatwaye kandi noneho ntekereza uyu muntu ugiye guhagarara itorero yarize akwiye kuba nawe afite uwo murongo kuko nta muntu ujijutse nyine akwiye kuba ajijutse atajijutse muri bimwe gusa ahubwo agomba kuba ajijutse no mu bindi ku buryo raporo igomba kuba iri simati kandi ibintu byose iyo bimeze neza numva nta kibazo icyanyuma rero cyanyuma ariko ushaka kugira ngo rero turagitindaho nka kiriya cya kane ngo umuntu kugira ngo havuke ishami urumva kugira ngo havuke ishami cyangwa se itorero rishya bisaba imikono y'abantu 1000 na telefone zabo n'amarangamuntu yabo kugira ngo itorero rishya riboneke kugira ngo ishami rishya riboneke ngo itorero nuvuga ngo ni irivutse itorero runaka ari ryo wavuze Yerusalemu n'iki cyangwa ishami ry'itorero runaka eperi igiye kubyara ishami cyangwa deperi cyangwa ngirikani cyangwa gaturika igiye kubyara shaperi kugira ngo ndetse numvishije bashobora no kuba n'aba bantu bafite amatorero afunze atarabasha gufungurwa bishoboka ko nabo bazabazwa iyo mikono kugira ngo nk'ikintu kizatuma bahabwa uburenganzira reka aho mpavugeho iyo umuntu avuze rimwe numva kabiri nikomeze yego urabona ko muri gahunda ya leta cyangwa y'igihugu cyacu guca ibintu byitwa akajagari nibyo rwose ko umuntu mu gitondo yagiraga abantu 10, 15 uko abyumva agakodesha inzu y'umuturage akamwimura ati zayanguha 100 ku kwezi nabyo biturutse muri ya maturo y'abaturage yego agiye gufata akajya yabakuramo akajya yitakuma kugira bayatange hanyuma yanzu bakayikuramo ibyumba bakayigira urusengero waninjiramo ugasanga ntibanakwirwamo babyiganiramo ibyo bikitwa idini rero nyakubahwa mushumba iki ngiki rwose ntabwo nivuye ngo ndacyemeraho igice ni mu rwego rwo kugira ngo itorero niba ari itorero cyangwa idini rigiye gushingwa cyangwa rigiye kubyarwa rigende rifite imbaraga yego rifite imbaraga ko abantu 1000 yego ni benshi mugarutse wirengaho muretse gato ninjye wabajije yego abantu iki ngiki unakoze ubu tuvuga ni barura
mu nsengero zihari upani zahagaritswe iziri gukora ubu tuvugana ntabwo ari zose ni imbarwa zasigarana abakristo 1000 niyo mpamvu baburetse gato ihangane singuciye muri ndashaka kuvuga iki ngiki niyo mpamvu bagira abantu bibumbire hamwe babe benshi oya ntabwo kwibumbira hamwe babe benshi itegeko se ribumbira abantu hamwe rivaye ariyo nayo amavugurura bavuze bati barakomeje itegeko ryo kubabumbira hamwe niri ko ahubwo itegeko rihari ariko abantu bakora ibintu binoze se abantu 200 ntibakora ibintu binoze tuganire ubu koperative zose ziri mu Rwanda zifite abantu 1000 gusa dufite koperative zifite abantu bakeya kandi zikora ibintu binoze ariko mu rwego oya nyumva cyane uretse by'amadini none reka nkubaze niba bya byumba byo mu ngo bidahari hari byo byavunaga abantu bakaza niba ya materaniro yo ku misozi ayubonye yose utapfa kuyakora cyane kutanari ko udafite idini ndetse ubundi wari ko rurindi urakora iryo teraniro ryo ku musozi witwa nde abantu 1000 urabakuraye aha barengereye leta sirarengera leta irarengerana nibuzwa n'iki oya leta ntirengera ariko rega amategeko ashyirwaho n'abantu nawe wagushyirayo wayashyira ahubwo avuga ngo hari ikintu kiba cyakozwe cyangwa cyafashwe ariko hatabayeho cyo bita kamvuge ngo kureba kuri za ngaruka gishobora gutera urugero kereka niba bavuze ko amatorero ariyo ashobora kugumaho yonyine ayo ariho noneho akazagenda yongera abantu kuko n'ubundi nayo ubu tuvugana noneho niba ibyo mvuga atari ukuri nibagenzure mu matorero bazenguruke mu murenge imwe 2 3 nibasanga amatorero arimo afite abakiristo 1000 bagasanga yose bafite nese gute ushobora kubaza umuntu utangira 1000 n'uwo ufite uri gukora atarakigira umuntu amaze imyaka 15 ataragira 1000 wowe ugasanga ngo utangiye agira 1000 aho urumva nakwemerera mwari ntago iryo ryo sindi buri sige urabizi ko ngo nturitora kare naryo natora kuko ngewe nora ikintu gitoreka iryo cya 10 nanjye sinaritoye ubwo ry'abaturage iri sinaritora ry'abaturage 1000 nawe nturitora umurimo w'Imana niyo bemera ko erega twarize tujya mu ishuri twari bu deposit tukajya gukora akazi ariko Imana idufata mu nshingano zo kujya mu murimo wo guhagarara ngo tuyobore umukumbi w'Imana rero ikintu wumva utazashobora nago wakizirikaho wabugiye kubeshya icyambere wabubeshya Imana kabiri wabubeshya na leta nibura bagire bangahe abakristo ze nigeze numva ubwashize bavuga ko bari 100-200 sinibuka niba ari 100-200 gutyo bwenda nangwa nabo ni benshi jewe nza amatorero menshi amazi igihe kinini amazi imyaka za 15 n'6 ataragira abantu bo ngabo ataragira abantu 1000 sibyo hoya gukura se niki bashobora gukura mu buri kimwe nibakore mu bindi bashobora gukura mu bikorwa nibakore mu bakristo ubiryo nturitoye nago waritora kuko turamutse turitoye twaba tugiye kuvuga yuko riboneye mu buri byose kandi hari ibyo rigonga urabyumva hari ibyo riri bugonge kandi ejo ninge nange rizangongaho burareka nkubwire urumva nubwo kabara akarnyafu ariko iyo gakubita ku mubiri urababara rero ibintu bishobora kukubabaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi nago wabitora kubera ko wenda wabubeshye cya 10 guca kuri banki sinaritoye ni guca kuri banki nawe abakirisiti 1000 mu kubyara itorero nturitoye nago naritora sawa aba bakristo imikono kire kubeshya kandi kubeshya uri umukozi w'Imana n'icyaha urumva ukwiye kuvuga ukuri abantu 1000 wababonye ute wabakuye n'abafite amatorero amaze imyaka batarabagira ubwo rero bisobanuye ngo kandi uribuke ko n'aya matorero afunze yego ntekereza ko nabo barimo bazakora 1000 kandi noneho n'abari barimo bateranye baramaze kumera nk'abagenda nyine bagira intege nkeya kubera hafunze so rero reka dusenga Imana ariko ijambo ryiza twasorezaho nuko twasaba abo bireba cyangwa ababishinzwe kunoza neza ayo mabwiriza kugira ngo aze ari ubwunganizi ku yarahari ariko bitanga umusaruro mwiza
gutuma amadini n'amatorero bikorera mu murongo mwiza, ariko ntaho biri bugonganire n'inzego, si byose ntaho biri bugonganire, ahubwo byose biri kuzana inyungu zo kugira ngo wa murimo ubashe gukorwa mu nyungu zo kuzamura umuturage. Ndumva rero turashimira abantu bose badukurikiye, ibitekerezo kandi n'inama tuba tubikeneye mu buryo bumwe n'ubundi. Yego, ibitekerezo, inama n'iki, kugira ngo n'ejo buri dukomeze uwo murimo mwiza wo kuganira namwe tubabwira ibigezweho n'ibihari. Imana ibaho umugisha. Reka utange nimero ya telefone hanyuma unaze gusengera abantu. Ikindi tutabura no gusengera ni ugusenga, kuko wabonye ko iyi nkuru yabaye nk'icuma abantu, reka mvuge ngo yateje akajagari k'ibitekerezo, atari mu bashumba gusa, no mu bakristo, ahantu hose niyo nkuru baganira, siko kuri niyo nkuru baganira. Rero imitima y'abantu ituze, abantu bagira ituze. Reka bareke tuvuga. Nimero yanjye ni 0788620890. Reka dusenge. Subiramo iyo nimero. 0788620890. Mana ishimiye mwami wacu, Mana y'amahoro. Mitima myinshi yumvise izinduka yarahungabanye. Turakwinginze kugira wongere uyubake kandi uyikomeze, kandi ubwira abantu ko nta gikuba, kugira ngo bakwikomezeho, kuko ari wowe Mana igahinduka. Urakoze cyane, turagushimiye kubwawe Kristo mwiza. Amen. Murakoze cyane. Reka dushimire mwese mwari mudukurikiye. Ibiganiro byacu nakagaruka, murabona ko tubikoze mu kagoroba, mu kajoro rwose, kuko twumvaga twifuza ko abantu b'Imana ibitekerezo n'ibyo bagendaga babaza bakwiye kugira icyo bakira, kugira ngo bamenye aho ibintu bikwiye kuba bihagaze, cyangwa se dutange inama n'ibyifuzo byanyu bigere aho bigomba kugera. Imana ibamugisha, turi kumwe, turabakunda. Shalom shalom.